Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere tubifurize igitondo cyiza kuri mwe mudukurikiye masaha mu gitondo, igicamunsi cyiza kuri wowe udukurikiye uri mu masaha ya nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kandi kuri mwe mudukurikiye muri masaha y'umugoroba, biraza guterwa naho mutwumva muherereye ndetse nuko ingengabihe yaho ihagaze. Twero turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatandatu, turi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10, turi mu mwaka wa 2025. Turazimbukira no muri bisanzwe muri studio kugira ngo tubane cyangwa se tubagezo amakuru nk'ibisanzwe, akoro ari amakuru agezweho agiye kugera n'ubundagaruka hano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Gusa murabizi ko amakuru yacu abagenda yibanda cyane tugaruka rwose hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugenda tureba rero intambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Tutibagiwe n'abambari bacu cyangwa se n'abafatanyabikorwa bacu bakoye mu kiswe ngo ni Wazalendo cyangwa se dusanzwe twita ko ari mu by'ukuri coalition. Bakora rero bari nka coalition barimo imitwe igitandukanye, aho harimo igisirikare cy'u Burundi, harimo abacancuro yewe na Wazalendo, abo bose rakaba rwose bashyira hamwe iyo bari guhangana n'umutwe wa M23. Muri aya makuru yacu nyemera nkubwire ko icyo tugiye kugarukaho birumvikana, tugiye kugaruka hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turebe rero ibice biramukiyemo imirwano ikaze, imirwano ikomeye cyane, no rero ikaba iramukiye muri teritwari ya Warungu mu bice bya Zanzibira. Niho haramutse imirwano, haramuke urugamba rukomeye cyane, urugamba rw'imberenge ndetse urugamba makuru arimo kugenda tugeraho na makuru adasanzwe, kuko ubu tuvugana M23 yamaze kuba icakira abasirikare b'abarundi. Muri abasirikare hakaba harimo n'ufite ipeti rikomeye cyane, turaza kugenda tugarukaho. Turaza kugaruka hano muri za Rucuro mu ijoro ryakeye cyangwa se muri ijoro ryashize. Amakuru aturuka rwose nuko haraye humvikanye amasasu menshi cyane, ariko kumvikana ko aya masasu mu by'ukuri inkomoko yayo turaza kugenda tubigaruka hano muri za Tongo, bifite aho bihuriye n'ayavugiye hano mu mujyi wa Goma. Aha rero bitangu ni ku kimashini operation cyangwa se byose turabibafite hano imbere zacu, tukaturibuze kugenda tubibavira imuzi ni muzingo. Turaza kugaruka mu bice bya za Masisi naho turebe uko bukeye bihagaze, tuze gusimukira no muri Warikare naho tubabwire uko bimeze. Tuze kureba hano muri Kivu y'Amajyepfo, birumvikana muri teritwari ya Kabare ntabwo ibintu byoroshye, ndetse we tuze no muri za Uvira naho tubabwire uko ibintu byifashe. Tuze kora no mu bihugu by'ibituranyi, aho turibuze gusimukira mu gihugu cya Uganda, tuze kora mu gihugu cy'u Burundi naho rero hari amakuru tubafitiye muri ibyo bihugu byose, rero turibuze kugenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. None rero nta kindi musabwa no kubana natwe mu gihe kitarenze isaha, aho tugiye kugenda tubabwira uko ibintu byifashe hirya no hino. Hanyuma ariko kugira ngo tumanukane neza, urasabwa kunkandira kuri like ndetse ugakanda rwose no kuri share cyangwa se ugasangiza abandi iyi nkuru, kugira ngo riko dushyizwe inkuru cyangwa se ikiganiro uzaje uba mu mbere mu kubona amakuru akihagera. Hanyuma kuri mwe mwabikoze, birashoboka kuba mudukurikira mutarakanda subscribe mu bikore, kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Turabakunda cyane rero, reka dusome ku mazi gato ubundi duhite tuza tunyanyagira n'amakuru mu buryo burambuye. Nakanyero k'abasegonda 30 dusoma ku mazi, duhita tuza twataka cyangwa se tumanuka n'amakuru mu buryo burambuye. Yes, reka amakuru yacu tuyamanuke tuyahere hano mu mujyi wa Goma, aharaye rero humvikanye amasasu na amasasuro yararimo ndetse ngo n'imbunda nini ugereranyije cyangwa se nkuko amakuru aturuka muri karagace dufiteho imbone zacu agenda atugeraho, akavuga ko harimo rwose n'imbunda nini cyane, n'imirwano cyangwa se no guhangana kwabayeho umujye kingana hafi n'iminota 40 iri gushira iminota 50 gutyo cyangwa se isaha, kuko ari amabandi n'ubundi cyangwa se ari baba FDL bari bamanutse bavuye hano muri parike
mu by'ukuri cyangwa se hano muri Nyiragongo bamanutse, ariko ikintu nyamukuru cyari kibamanuye suko ari ugufata umujyi wa Goma nk'uko ibinyamakuru byandika bibogamiye ku ruhande rwa guverinoma rugenda rubyandika, yewe nta nubwo mu by'ukuri ari operation idasanzwe yo guhangana cyangwa se yo gutega intare za Sarambwe, cyangwa se wenda tuvuge ngo bari banagiye muri ambiscade nk'uko ibinyamakuru biri kwandika biherereye hano ku ruhande rwa guverinoma rubivuga, ahubwo ni igitero cyangwa se ni abagabo dore hano muri iyi parike ya Virunga haruguru hano muri Nyiragongo, amakuru aturukamo rwose nuko inzara imereye nabi cyane izi ngabo zahungiyemo hano ubwo mu 23 yageraga muri umujyi wa Goma. Izero hakaba harimo FDLR ndetse we na Wazalendo ndetse we n'abasirikare bahoze ari aba FARDC, ariko bamuze uburyo bwo kuba bakora wizidoro cyangwa se bwo kugira ngo babe bagera muri eneo zirimo mu by'ukuri aba barwanyi n'ubundi ari kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa, bityo baza guhera muri iki kirunga cya Nyiragongo. Aha rero inzara ikaba ngo ikomeje kugenda ivuza ubuha, bityo bakaba bari bakoze operation yo gutega bareba ko hari imodoka yatambuka yikore nk'ibyo kurya yabe imiceri cyangwa se kawunga yewe n'impungure kugira ngo barebe ko babona ibyo bazamura bagiye kurya. Ntago rero byaje kuborohera kuko bakimanuka mu by'ukuri baje kugwa muri patrouille ya M23 maze nabo ngo irabareka isa nibihishe gato, irabareka babanza kwegera neza mu by'ukuri umuhanda mu kuhegera no icyaje kwaho nta kindi nuko no M23 batangiye kugira gutya rwose bagenda babarasa rwose batabababariye, babarasa babegere bitewe nuko bari bababonye barabareka babanza babaturuka inyuma cyangwa se bajya imbere, bahagikisha ko n'ufite imbunda y'umusada wabo mu by'ukuri nawe ari imbere yabo, ni kuko niwe bakubwira ko banahereyeho bari kurasa. Amakuru akavuga ko rero ubu tuvugana abagera kuri 5 bahasize ubuzima nk'uko amakuru atugeraho. Hanyuma rero mu by'ukuri abandi banyanyagiye birukanka mu giturage bakuramo uniform bahinduka basivile, byatumye ndetse habyuka icyitwa couvre-feu, icyo twakwita umusako, bari gusaka bareba ko babafata. Ariko kugezana n'ubu maginga nje muri studio rwose mu kanya gato nta numwe urafatwa na n'ubu rwose bikimeze uko nguko. Andi makuru wenda agendanye n'iyi nkuru cyangwa se no n'ubusambo buri kugaragara muri zingabo cyangwa se muri abasirikare hano muri iki kirunga cya Nyiragongo barwanaga ku butegetsi bwa Kinshasa bagiye bahunga, nuko andi makuru aravuga ko mu by'ukuri no muri hano muri za Tongo birumvikana muri za Rucuro iki gitero cyane kibayo n'ubundi nabwo bagerageje kuva hano muri za Rugari birumvikana hano n'ubundi hano muri parike ya Nyiragongo basohokera na za Rugari berekeza za Rugari basohoka barekeza iyo za Tongo, gusa nabo ibyari bajyanye n'ukwiba, ariko mu kwiba kwabo byaje kurangira rwose nabwo baguye muri M23 habaho gukozanyaho barahangana, habaho ukumvikana kw'imbunda, gusa ariko biza kuranya n'ubundi M23 ibatsimbuye. Muri make izi ngabo ziri hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hano muri Nyiragongo bakubwira ko bahuye n'akazi gakomeye cyane hano mujyi wa Goma, ku buryo na n'ubu ngo bakirogirita bakavuga bati bakiracyarogerita akavuga ati se none mu by'ukuri bizagenda bite. Reka wenda tubumvishe ubabwira cyangwa se uvuga uko byari bimeze mu mujyi wa Goma, mwumve uko urugamba mu mujyi wa Goma rwari rumeze mbere uko dukomeza n'ibindi byinshi. Reka wenda tubanze tumuprayinge tumwumve amajwi y'umusirikare wagize atya acika urugamba hano i Goma ahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tumwumve. Goma. L'armée est à l'aéroport de Goma. L'armée twari hariya ku kibuga cy'indege cya Goma, abasirikare ba FARDC twese twari twaje Goma. Kwanza iyi tactique yo kurwana twarimo yo kuza tukajya ku kibuga twese, iyi tactique ni ukuri kose nibaho pe. Turunze ku kibuga cy'indege cya Goma mu gihe M23 yazengurutse umujyi wose wa Goma ndetse yatangiye kujyohereza ibisasu bibyibushye byo mu bwoko bwa Mauti. Twari twanizwe, twari tumeze nk'abantu baziritswe ku kiziriko mu ijosi tumanitse mu giti. Twari twanizwe ni ukuri tekinike na tactique twarwanishaga ni nta kigenda ntizibaho mu mvugo z'ubu ni fake ndetse n'ubufu. Iyo M23 yoherezaga ikibombe cyica benshi kigakomeretsa benshi kuko twari twirunze ahantu hamwe kandi twazengurutswe. Nkanjye ubwanjye nkibona ibibombe byituru hafi yanjye nahise mbona ko ibyacu byarangiye, nahise nigira inama yo gucomoka nkava ku kibuga cy'indege nkajya kurebaho nihisha,
none ngeze uruhande rwa Serena Hotel mbona abasirikare bari M23 bakaze cyane mbaza umusivili wari hafi yanjye nti ibite arambwira ati M23 hano ni nyinshi ndetse n'inyuma ho bacisubira inyuma ku kibuga cy'indege M23 ndayihabonye. J'ai fait un renseignement à travers un civil. Le civil là, il m'a parlé que les M23 ont déjà arrivé à Tige et à Rond-Point d'Igere. Uyu musivili amakuru yampaye nahise mbyumva ko byarangiye ntanakibashije gusubiraho naturutse. Twahise duhungira ku kigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye zaje mu butumwa bw'amahoro muri RDC zizwi ku izina rya MONUSCO. Twarazinginze ndetse dutegereza no kwinjira mu kigo cyabo ngo baduhishe baranga. Twagerageje inshuro zigera ku 10 baranga neza. Byari danje pe, nta nzira yo gusubira ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse n'umujyi wose wari mu bwizo bw'amatsinda ya M23 ku buryo umujyi wose warimo imitego ya M23. Ntabwo ari kubucamo gutyo gusa, bari guhita bakurangiza ugapfa. None se ubwo nari kujya hehe? Nanjye ro kwabwira inkuru reka nongere maze iki kibazo uyu mwana w'umuzerwa yibajije niko yari kujya hehe niba ararebaga hepfo yari kujya hehe usibye nyine kureba kuri kote y'u Rwanda hari hafunguye amarembo asa nafunguye agahunga. Ababuze rero iyo bajya birukankiriye ruguru nyine muri ibi birunga bya Nyiragongo aba nibo inzara iri kurya babuze ubwiripotinga nkuko bari babisabwe ko bagomba kujya muri Stade de l'Unité. Benshi ro bagiye kwipakira hano muri iki kirunga cya Nyiragongo murabizi ko ari n'abacancuro twagiye twumva nabo bagiyeyo ndetse ngo biza kurangira n'ubundi FDLR ibafanyiye. Urumva ko abarimo hariya abatabashe kwiripotinga inzara irimo irabarya ari kurumva ko tekinike bari barimo gukoresha ngo zarubufu kuko mu by'ukuri nta kuntu wagenda rwose ngo ugiye kwirunda ahantu hamwe uzi ko uwo muhanganye ari buze gukoresha intwaro cyangwa se ari buze gukoresha n'ibisasu binini cyane. Ubundi bakubwira ko bamugomba gutagarana nibura abantu arasa n'icyo gikompara cyangwa se icyo gisasu kimwe kikaba cyahitana umwe kugira ngo kibahitane mwese. Ariko urumva bagiye kwipakira mu kibuga cy'indege ubwo ngo barakirinze nyine ngo kugira ngo M23 itagifata. Ariko ibyababereho ngira ngo murabyumvishe. Aha za Rugaro naho mu by'ukuri bahavuye berekezo muri za Tongo. Mu by'ukuri renda reka manze mbabwire ibyo bice banyuzemo byose mwumve uko byari byifashe kuko basigaye rwose bahaguruka bagapanga umupango kujya kwiba bakubwira ko ndetse ngo ejo M23 ngo yabohoje n'inka ngo bari baribye barazijyanye mu bice bya bitwa ngo ni za Mushabagwe ahitwa za Kanyatsi ndetse na za Kojo utu duce twose ari baratwibyemo inka barazijyana. Ariko imakuru meza nuko M23 yabashe kuba ibigaruza. Reka tuvura muri ibi by'ibisambo twerekeze kuri front line turebe ngo bimeze bite. Reka twirebere ngo byifashe bite kuri front line. Reka dusimbukire hano n'ubundi muri Sud Kivu aharamutse n'ubundi amakuru aramutse hano muri Sud Kivu akaba ari amakuru n'ubundi aramutse y'imirwano ni muri Nzibira rero ni muri teritwari ya Warungu aharamutse n'ubundi ibitero bikomeye cyane hagati rero y'abarwanyi ba M23 n'igisirikare cy'u Burundi. Nkuko rero amakuru atugeraho abivuga aravuga ko kuva mu masaha isa 10 zo muri iki gitondo aribwo ibi bitero cyangwa se iyi mirwano yatangiye ihanganishije M23 n'abarwanyi bari kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ndetse ibi bitero nkuko amakuru abivuga akaba amaze gufatirwamo abasirikare b'abarundi bagera kuri hapfuye barindwi muri bya bindi byabereye Igoma. Hapfuye bagera kuri barindwi nemaze kuvuga bake hapfuye barindwi nibo bamaze gupfa. Imara ndimo ndabona igenda ihinduka banyereza imari ihinduka. Abagera kuri 2 barafatwa, 2 bafashwe, abagera kuri 7 barapfa baricwa. Urumva ko ntago byari byoroshye, ibintu ntago byari byoroshye naka na gato mwabantu. Ibintu ntago byari byoroshye. Nari nkibabwira rero ibiri kubera hano muri Zanzibar naho ibitero byaramutse. Ariko icyo M23 iri gukora izi ngabo z'abarundi nuko imaze gucakiramo abagera kuri 3 b'abarundi bamaze gufatwa mateko cyangwa se gufatwa mpiri, bamaze gucakirwa
ndetse ngo ubu rwose ngo amasasu ameze nabi turacyarimo kugenda tubikurikirana turaza kubabwira uko byifashe ariko nimba bwiza ukuri ko izi ngabo no ku munsi w'ejo zagerageje kwataka mu by'ukuri M23 ziturutse n'ubundi muri bice bya za Kasika ariko biza kurangira M23 ibihoreye bararasa barushye basubira inyuma urumva ko mu by'ukuri ntabwo ibintu byari byoroshye kuva ku munsi w'ejo nuko ngo bo bararashe ku munsi w'ejo barashe babona M23 ntibasubije batekereza ko idahari ariyo mpamvu rero bongeye kwatereka dusubire noneho ngo tugende tugiye kwataka tunahita tunahakaba ariko noneho kuri inshuro ibyo bahaboneye urw'imbwa aboneye ku mugezi kuko ubu tuvugana amasasu ameze nabi muri ibyo bice. Ikindi wenda twagarukaho sasa muri ibi bice ni ibitero izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa zikomeje kugenda zigamba ko ziri gufata ibice bigiye bitandukanye. Nk'ubu hari ifoto iri gutrendinga bavuga ko ejo ngo baba barashyize Cyanzu ariko nagerageje gushakisha amakuru hirya no hino kugira ngo ndeko icyo gikorwa cyaba baragikoze ndagira ngo mbamenyeshe ko byose ari ibihuha cyangwa se ari ibinyoma gusa kugeza ubwo rero amakuru aturuka hariya avuga ko rwose ndetse hari n'abanyeshuri benshi bari kugenda bafata amasomo yabo n'ubundi bajoinize cyangwa se binjiye muri M23 ibaze rero ukuntu baba baraharashe hari gukorerwa igikorwa nk'icyo aribyo nanavuze ni uwabashije kuba yarasa hano za Cyanzu yewe ntago byamugora cyangwa se ntago byamufata igihe kinini kuba yatangira no kuba yavuga ati reka ndase yewe na hano igoma byamworohera ariko nyine byose ni ibihuha nta kintu kiriho kizima ahubwo ni bya binyoma cyangwa se za propaganda z'abo bagabo kibi binyamakuru biri gukora cyangwa se biba bigenda biba biri mu kwaha ku butegetsi bwa Kinshasa. Reka rero twakire mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone tugende tuganira cyangwa se tugende tubagezaho n'izindi update kuko amakuru yo ni menshi cyane. Waramutse neza mutangazaji Musemaji Vincent? Waramutse umeze neza? Weekend wayinjiyemo bo? Weekend imeze neza nyirimo. Yes Vincent ndagira ngo twinjire sasa mu makuru mu buryo burambuye sasa tugende tugaruka ku ngingo nkuru zigiye zitandukanye aho tugiye kugaruka no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guverinoma yahakanye kubangamira mu by'ukuri agahenge nk'uko M23 imaze iminsi iri kugenda ibibashinja. Nibyo guverinoma yahakanye kubangamira agahenge nk'uko AFP M23 yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Binyuze ku muvugizi wa guverinoma ya Kinshasa nyine Patrick Muyaya akaba na minisitiri w'itangazamakuru mu butegetsi nyine bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko ibitangazwa na AFP M23 ari ibinyoma bigamije kuyobya rubanda. Avuga ati twebwe tuzi dufite ubushobozi bwo kumenya no kuba tubona ababangamira agahenge kubera yuko guherezoma abitwa Bukavu na za Rutshuru tuza ababica kandi n'uburyo bamanipira itangazamakuru. Rero twebwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dufite ibyo twibanzeho turare rwacu rwo kuzuza inshingano zigendanye no gukemura ibibazo binyuze muri diplomasi ati yaba ari amasezerano Washington ndetse na Doha. Ati rero kuko ari byo bizazana amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati bivugwa na AFC M23 ati mu kwikura witasha ndetse n'ibyo bakoreye abaturage mu mujyi wa Goma Bukavu ndetse na Rutshuru. None Vice ubwo bashatse kuvuga rero ko ziriya drone zirwa zirasa muri eneo za M23 izisuko zirwa zigenda zirasa n'ubundi muri ibyo bice izisuko ntabwo ziba ziri kwangiza cyangwa se kuviyora gahenge. Ibyo babajije Colonel Nangati ko mufata ibice mutagize ibitero mugaba mwebwe n'umubangamira gahenge ntiyagisubiza Kinshasa rero ivuga yuko ibyo ukora ari ukuba irwanya bayiteye nk'uko ibivuga. Muri make nayo ahubwo ibiri kwirwana nk'uko tubona M23 n'abavuga ati twe turi kwirwana. Ntabwo M23 ivuga ko yirwanaho ivuga yuko ibohora Kongo.
oya ndavuga nyine ngo muri iki gihe cy'agahenge hari ukuntu bati baduteye twirwanaho ntabwo ari twe twateye mu kiganiro biba bitandukanye n'ibyo yavugaga yavuze ko iri kubohora Kongo bitewe n'ikibazo umunyamakuru yari yababajije yuko badafata ibice batagabye ibitero umunyamakuru wa televiziyo RTNC wabibajije ati tujye dukoresha ayo magambo rimwe na rimwe muvuga yuko mwirwanaho ikindi mukavuga yuko muri kuzimya umuriro ikindi gihe mukavuga ko hari ukurinda abaturage atari ko kuva Bunagana mwirwanaho kugera Zanzibira ati tujye dukoresha ayo maturime baravuga ati twebwe ibyo dukora turabohora Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero nayo ikavuga yuko irwanya umutwe w'abateye ntabwo rero yo ivuga yuko ari ukwirwanya ivuga yuko ari ukurwanya abanzi b'igihugu. ubwo muri make biriya bitero babiriho n'ubundi ni ukurwanya bo bari muri gahunda yo kurwanya ibyo by'agahenge ntabwo muri make ntabyo iyo iracarwanya babateye. Leta ivuga yuko yigeze igaba ibitero muri cyase itero ivuga yuko iyo yakoze ari ukubahiriza inshingano zayo za diplomasi nk'uko Patrick Muya yabivuze kubaha amasezerano ya Washington ndetse n'ibiganiro bya Doha ko aribyo byazana amahoro arambye. Akavuga yuko M23 ariyo yita abantu Goma Bukavu ndetse n'Irucuru. ubwo rero reka turebe icyo bizatanga rero niba impande zombi urumva buri wese akurura yishira ari kwivugira ibye gusa ariko ntitwakuraho ko mu by'ukuri imirwano cyangwa se ibitero bikomeje kugenda bigaragara mu bice bigiye bitandukanye byaba ibyizi ndege zitagira abapilote yewe n'izi ndege za Sukhoi vise byose bigenda bigaragara. Reka iyi nkuru tuyiveho twigarukire hano n'ubundi hari amakuru avuga ko ngo Wazalendo yishe bagenzi babo donc Wazalendo yishe bagenzi babo babashinja guha amakuru M23. Nibyo ni amakuru twabonye yuko mw'iri joro ryakeye Wazalendo zishe bagenzi babo bagera muri 30 bashinjwa kuba bakorana na M23 babakira amakuru yerekeranye n'uburyo bakora bakavuga yuko babitswe mu bice bitandukanye bigenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bakaba bose babara rero ngo bagera muri 30 babise yuko ngo ari ibyitso bya M23 mu bice bikontororwa na FARDC. None vise buriya iki gikorwa cyo ntago gishobora kuba cyatuma n'ubundi izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa zitsindwa kuko urumva bakomeje kugira no bitana ba mwana. Ni ibisanzwe yuko kenshi na kenshi iyo uketse umwanzi mu ntambara nyine umugirira nabi baramutse bafite ubushobozi bwo kubikontorora ntabwo byabatsindisha ahubwo impamvu batsindwa nuko n'ubundi uko batangiye urugamba ubona ko ariko bashaka gukomeza kurukomeza. Nta mpamvu yo kuba yuko bafite abagambanyi kubera yuko mu gihe cy'intambara ntawe ubura abagambanyi yaba ari uruhande rwa M23 rufite abagambanyi uko bagiye banabagaragaza ibihe bimwe yaba n'uruhande rwa leta rero bagaragaramo. Ntabwo ikibazo cyo gutsindwa ari uko baba ari uko Abazalendo baturanyemo kubera ko Abazalendo nta n'icyo bavuze kuba mu gucunga umutekano wo kumubona uko barawuzambije. Ingabo za Kongo zifite inshingano zo kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse n'umutekano w'abaturage zishyize hamwe kandi zigakora icyo zigomba gukora. Nta mpamvu zitatsinda M23 ariko mu gihe inshingano zabo batazubahiriza nyine bakahora basubira inyuma bavuga bari gukora plan strategique ntibabura gutsindwa. None vise buriya ubwo ntabwo umuntu ashobora kuba afitanye ikibazo na mugenzi we akamwita ko akavuga ko mu by'ukuri ari gukora nayo vetura bakaba bamwica bamujijije ubusa. Ibyaza rero ntabwo wabimenye kubera yuko bamuzize ubusa batamuzize ubusa ngewe ntabwo igihano cy'urupfu ngishyigikira kubera yuko iyo umuntu akoze icyaha ukamwica ntabwo ubundi uba utanze ubutabera buboneye. Kuba bafitanye ibibazo kuba batabifitanye igihano cy'urupfu ubundi ntabwo cyagakwiye kuba kiba mu mategeko ahana abantu kuko ni igihano nyine kidakwiye kuba gitangwa ko umuntu. Reka rero tugaruke hano iwacu mu Rwanda. Mu Rwanda rero
inkuru iri kuvuga nuko u Rwanda rwasabye u Burundi kureka kubangamira amasezerano y'amahoro yasinywe hagati ya RDC ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ese iki gihugu cy'u Burundi ni gute kiri kubangamira aya masezerano yasinywe ku mpande zombi hagati ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda? Ese mu by'ukuri ni biki bari gukora biri gutuma icyaga ibyo impande zombi zumvikanye bigatuma nyine bitagerwaho? Ibyo guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko Burundi bufite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri mu bibangamiye amasezerano y'amahoro rwasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rusaba u Burundi yuko rukwiye gutera intambwe bukareka kongera amavuta mu muriro nk'uko Minisitiri Nduhungirehe yabitangaje. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko nyuma y'uko umutwe wa AFC M23 wari umaze kwigarurira imijyi ya Goma ndetse na Bukavu hagati ya Mutarama na Gashyantare uyu mwaka, Burundi bwegera u Rwanda rusaba yuko ibihugu byombi byagirana ibiganiro mu rwego rwo kugabanya umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Ingabo za M23 rero zigaruriye iriya mijyi nyuma yo gutsinda ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarimo FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi barwanyi batandukanye. Nduhungirehe akavuga ko mu by'ukuri Gitega yaje guhagarara kubera imishyikirano yari irimo hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi, yaje guhagarara kubera ko Burundi bwakomeje kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zabwo. Yego, agaragaza ko bibangamiye amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinyanye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Nduhungirehe bavuga ko inzira u Rwanda na Repubulika y'u Burundi barimo muri Gashyantare na Werurwe byabaye ngombwa ko ihagarara kubera ko ingabo z'u Burundi ziyongereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma rero yohereza ingabo nyinshi, ikavuga yuko iri gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya AFC M23. U Rwanda rwo rukavuga rero ati biriya bibangamiye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington kuko aya masezerano yuko hagomba kuba agahenge, kavuga yuko ibibazo byo bw'ibiganiro mu buryo bwa politiki nk'uko Nduhungirehe abitangaza. Nduhungirehe akavuga ko u Burundi bufite ingabo zirenga 10,000 mu mujyi wa Uvira ndetse ikibuga cya Bujumbura kikaba cyifashishwa mu kohereza ibikoresho bya gisirikare muri Kongo. Mu magambo Nduhungirehe avuga ko ari ntabwo bigeze ibibazo, ntabwo ngo bishobora gukemukaho ibintu bigeze kubera ko Burundi bukomeza kuba mwabino bibazo byo muri Kongo. Bakavuga yuko rero bifuza ko Burundi bwatera intambwe bugashyigikira bino biganiro no kwirinda kwinjiza umuriro hagati ya AFC M23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Nduhungirehe akavuga yuko ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zabangamira amasezerano ya Washington, cyane cyane ko n'amasezerano asaba ko haba agahenge hasi impande zombi bikaganira uko zakemura ibibazo mu buryo bw'ibiganiro. Avuga ko u Burundi bukomeje kohereza ingabo mu kurwanya AFC M23 kandi u Burundi bwifatanyije na FDLR mu gihe amasezerano ya Washington asaba ko n'umutwe ugomba kurandurwa. Urumva rero ko ari ukubangamira amasezerano nk'uko Nduhungirehe abigaragaza. Nguko rero ngayo ni amakuru rwose, ni navuga ko ari nk'agasopo rwose u Rwanda ruba ruhaye vise iki gihugu cy'u Burundi kiba kigenda gituma rwose kidashaka ko ibintu byagenda neza muri aka karere, umutekano ube waboneka, ahubwo kigakomeza kugenda kiva. Ariko vise hari video nabonye iri gusirikira bivuga ko abarundi ibintu bagiye bohereje ngo basanze ngari ibintu ngo niba ari ibyondo, niba ari rimicise, niba ari iki sinzi ira video warayibonye? Ntabwo nayibonye. Hari video rero ya gahunda cyangwa se yamabuye y'agaciro Neva herutse kugaragaza ngo rwose yohereje hanze ngo basanze ari ibintu bidatunganyije, ari ibintu biri aho ngaho bitameze neza, kugeza ubwo nabonye kuri rezo sosiyo rwose bava bati ibintu bya Neva ati yakabaye yegera bamaze kumenyera kuyatunganya, ati bakarebera hamwe bakareba
uko rwose nabo we yazajya yohereza ibintu bitunganyije apana kohereza ibintu ubumenyi bungana gute ku mabuye y'agaciro wabivuze ubwo nyine ni raporo iba yagiye isohoka nyine aho babohereje ibyo bintu n'ubundi ku basanzwe babimenyereye bikajya hanze iyo babonye raporo usibye kubona ibyo by'abavuga gusa badafite icyo bashingiraho nayibonye ninde wayisohoye iyo raporo yari iri ku marezo sosiyo urashaka ahubwo nyikoherereze nawe rezo sosiyo n'abo ngabo babivuga bagamije guharabikane babikora kubera yuko ntabwo ntekereza ko igihugu cy'u Burundi gifite abantu binjije ku buryo bakohereza ibintu bidafite karite y'amabuye y'agaciro ikibazo si karite ahubwo ntabwo ngo yari atunganijwe kuyatunganya ariko Burundi perezida Evariste yarabivuze yuko yohereje adatunganyije ubundi ntabwo rero kuba yohereje adatunganyije kandi akabivuga ntabwo ubushobozi buke ufite inyandiko cyangwa se amajwi ya neva avuga ko yohereje amabuye adatunganyije ndabifite rwose abivuga na video avuga yuko azabamo amafaranga makeya binyoherereze uze kubinyoreza tubishire inyuma ku musozo w'ikiganiro abantu baze kubyumva rwose yaravuze ati mwohereje amabuye adatunganyije kubera ko dufite ubushobozi bwo kuyatunganya ati kandi ikizavamo hazavamo amafaranga makeya kuko adatunganyije ubwo rero urumva rero ko ariwe wihaye abasetsi cyangwa se abamuvuze ubwo urumva ko nubwo wari uvuze ngo mfite kopi ngo byavuye ngo babikuye he warangiza ukongera nawe ukavuga ngo neva ubwo arabyitangarije ikigaragara urumva ko niwe wabyivugiye ko bitugize gute bidatunganye ibyo ariko nk'uko bivuga none bidatunganyije biba ari ibimeze bite niba ubizi niba uzi iby'amabuye tubwira ibidatunganyije biba bimeze bite amabuye y'agaciro ubundi barayafata bakayasya bakajyana production ntabwo bajyanye production rero ko bayakuye mu birombe barayogeje bamaze kuyoza bayatwara gutyo ntabwo rero ibyo uvuga by'uko bagomba kuyatunganya kandi bagaragaza ko badafite ubushobozi ntabwo iyo video uvuga iba y'inshingano zo kuyatunganya kugira ngo badafite ubushobozi ikizima ni uko yabyivugiye niba yarabyivugiye bagomba kubifata uko biri no kubivuga mu gihe none kutari uri kumwe nabo utekereza ute ko ibyo bavuga bo atari byo ufite gihamya cy'uko ibyo bavuga atari byo ufite gihamya ko ibyo bavuga atari byo perezida ari uvugira igihugu ko niyo source officiel none ko ari wowe wari uvuze ko yabyivugiye urinde wo kubihakana ntabwo nigeze makana n'ibyo urakoze dukomeze ikiganiro ubwo ntuzongere kujya uhakana ibyo uzi kandi uzi ko bavuze ntabwo perezida yigeze avuga ko yohereje ibyondo none se niba yaravuze ko bidatunganyije ibidatunganyije biba biri mu ki iyo bamaze gucukura ntibitunganye biba biri mu bicukura mu ki oya urabizi wabikozemo ntabyo uzi ntiwabikozemo bayicukura hasi mu butaka bivuze ngo ibiriho ibyondo barayafata bakayoza namara kuyoza hakavaho ibyondo bagatwara yayandi bogeje igihugu gifite ubushobozi barayajyana bakayashongesha nk'uko mu Rwanda babikora none batayashongesheje se bakayatwara ntabwo n'ubundi ntaba yogeje ntaba atunganye batayashongeshe wayashongesha utayashongesha byose iba yitwa niba ari zahabu iba ari na zahabu ntabwo rero ngo ntabwo itunganyijwe ndimo ndakubwira wayashongesha utayashongesha byose yogeje ameze neza afite isuku aba byitwa zahabu oya urimo uranyumva ubwo buriya ushaka kuva ku murongo reka duhindure content nakubwiye urimo uranyumva oya ntabwo mwumva neza uri kunyikiriza se utari kunyumva
uravuga ko ijwi nyine ntirirangurure. ndimo ndakubwira nti zahabu baba bayishongesheje bita Colombo Catarike gohereza Casterite na Orsam. ariko bicukurwa he? Bicukurwa muri Repubulika y'u Burundi nk'uko babivuze. nyine biva mu Burundi, bicukurwa hehe nyine? Si mu butaka? Babivuze nabi babikuyemo ushaka ibyegeranyo. Oya, njye ndashaka ukumvisha ikintu kimwe, si babicukuye mu butaka? Kubumenyi bufatika bwo gucukura mu y'agaciro. none wowe ufite ko numva ushaka kuburusha ba nyiri bwite kubwo kubicukura. Nyiri bwite se ninde ko president ari uvugira igihugu? None yavuze ngo iki? Yavuze yuko bidatunganyije. Kuki wowe ushatse kugaragaza ko bitunganye? Kuri radio televiziyo y'u Burundi. Yavuga ati kubera ubushobozi buke dufite. Urakoze. Ibyo birahagije. Bacukuye amabuye y'agaciro. Yohereza adatunganyije niyo ntazazamo amafaranga. Rekera icyo kirahagije, dukomeza andi makuru. Yohereje amabuye y'agaciro adatunganyijwe. Niba gutunganya amabuye rero kwawe uzi, niba uzi yuko gutunganya amabuye kwawe ari ukuyashongesha, aho ngaho rwose wakishe zero. Ubwo nawe ugenda wiga ubumenyi bw'uko batunganya amabuye y'agaciro. Dukomeze n'andi makuru. Oya, ibyo uvuga ntabwo ari byo fayita. Oya, ni wowe uvuga ibyo utazi. Afazari vuga uti simbizi kuko ntabwo nigeze ncukura amabuye y'agaciro, nta naho nigeze nkandagira bari kuyatunganya. Oya, ibyo mu Rwanda byihorere, ntabyo uzi. Urabizi mu Rwanda uzi aho bayatunganyiriza wowe, usibye kubyumva. Warahageze, wahakoreye, warahasuye, wageze aho bari kuyatunganyiriza, usibye narahageze inshuro zirenze imwe. Bayatunganyiriza he? Mbere ni mu karere ka Nyagatare. Bimeze bite rero? Ngaho tubwire. Byatumye u Rwanda rusinyira amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uzajya rutunganya amabuye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika izajya igura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko Chavise, tubyihorere. Reka iyi nkuru tuyivemo kuko ndabona iminota yagira kutwirukankana tukiri mu bintu by'amabuye y'agaciro. Warahageze kugera ahantu hari gutunganyirizwa amabuye y'agaciro. Tubyihorere Vise, turekeraho pe, tuve ku iki kiganiro, dukomeze n'amakuru dukomeze n'andi makuru. Reka twigire Kinshasa naho turebe, cyangwa se tugaruke hano muri za Kabare, hano muri Kivu y'Amajyepfo, tureba ni makuru havugwa, kuko haravuga ko ngo umuturage wafashwe na Wazalendo ashinjwa ngo gukorana na M23 ngo bamusanze yapfuye. Nibyo hari amazi iminsi asirikira agaragaza umwe mu baturage batuye Kabare bita Antoine afatwa n'Abazalendo bamushinja yuko asanga akorana na M23. Ayo mavideo rero akaba yagaragaye arimo akubitwa bamubaza avuge uburyo ki atanga amakuru muri M23. Ariko biza kurangira ntacyo babwiye kuko yavugaga yuko atigeze akorana nabo. Akaba ari uwitwa Twani Karumba. Nyuma y'uko rero bamusohoye mu rusengero aho yaragiye kuri gusenga. Yego. Mu mudugudu wa Katana muri teritwari y'ime ya Kabara yitwa Karumba. Yarahakanye aravuga ati ntabwo nigeze warana M23 na rimwe. Ariko Abazalendo banga kubyumva birangira banamwishe. Biravugwa yuko rero umurambo we batoraguye mu bice bitandukanye bya Katana ayishwe. Ubwo societe civile nta kirabivugaho kugira ngo arebe isaba kishe uyu muturage, usibye ko Wazalendo se zirabyemera ko zamwishe. Allo Vincent, urimo ntanyumva? Allo utangazaje rwose, ubanza ageze ahantu network yazambye, ubanza ashatse rwose
guhindura icyerekezo network birangira zanze, ariko twe turi kuri iyi nkuru nyine ya Wazalendo zishe rero umuturage zimushinja kuba akorana na M23 nk'uko biri kugenda bigaragara. Reka dukomeze rero turebe ko turi buze kumubona mu bundi buryo, kuko amakuru yo ni menshi cyane, amakuru ni menshi. Tunarebe na hano Kinshasa, aho rero amakuru avuga ko rya shaka rirutse gushingwa rirwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi riyobowe rero na Joseph Kabila. Amakuru aravuga ko rwose barayi bakoze inama n'itangazamakuru. Vise network byari byanze, network yarivuyeho. Reka dukoresha umurongo, ndumva unameze neza kurusha uriya twahoze dukoresha. Vise ihure. Hanyuma amakuru aravuga rero ko ngo rya shaka cyangwa se wa mutwe uherutse gushingwa uyobowe na Joseph Kabila urwanya ubutegetsi bwa Facibeto, uyu mutwe rero aba bagabo ngo bakaba barayi bakoze inama n'itangazamakuru. Inama rero yari nakomeye cyane. Bakoze inama nyine ni Mouvement Souvera RDC. Yakoze inama Kinshasa, ni inama yariyobowe n'umuvugizi w'ihuriro Ostetiki Kuni. Yego. Bavuga yuko rero iyi nama yabicyari igamije ari ukugira ngo bibutse abanyekongo icyo iyi muvoma yabiharanira. Bavuga ko kandi icyo bagiye gukora ari ukuba basaba Tshisekedi yuko akwiye kwemera ibiganiro. Ibiganiro bihuza abanyekongo ari byo byakemura ibibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko yabivuze. Ibi byatunguye abantu benshi kuba ino nama yabashije kubera Kinshasa mu gihe iri huriro ry'ishyaka ko rirwanya ubutegetsi. Kandi iyi nama ikaba nyuma y'uko Ostetiki Kuni avuye muri Kenya noneho yagera Kinshasa agafungwa. Bitangura abantu bavuga bati ni ubuhe buryo bishoboka ko ukurwanya yakora inama akayikorera muri kapitale, ko batinda kudatanga uburenganzira bwo kwishyura ukizana muri politike, kuba yabemereye bisobanura iki? Abantu bose rero bakabyibaza bakavuga bati yaba yabaretse kugira ngo bagire ibyo batangaza, noneho azabona ibyo bashinja abajyane mu nkiko. ibintu banza nabyo, ibintu byose ari politike bibereyemo, ari ibintu umuntu wese umugani weho urambwira ngo abantu ntabwo mu by'ukuri bashinze ishaka ririrwanya umukuru w'igihugu uriho ubu ngubu, ndetse no kurishinga bibera mu kindi gihugu. Inama n'abanyamakuru ikorewe muri kapitali y'igihugu, ibintu se birumvikana? Cyangwa none se Joseph Kabila iyi nama usibye umugabo abandi bari baryitabiriye nabahe? Ni abanyamakuru na Ostetiki n'umuvugizi w'iri huriro. Nta bandi bo mw'iri huriro babyitabiriye kuko abenshi bari mu buhumbi. Ibi bintu ntabwo bifatika, ntabwo byumvikana. Yanabareka, ariko nibyo mubwiye ko muri politike bishoboka ko yabareka bakayikora kugira ngo abone ibyo azabarega mu nkiko. Cyane ko buryo umuntu atagize icyo atangaza numenya icyo atekereza. Yego. Birashoboka rero ko yaba yabareka bakavuga bati mubanze mubareke bivuge, bari kwivuga, tumenye intego zabo batavuze hariya muri Kenya, tumenye ibyo babwira abaturage, turebemo ibyo twabashinja, noneho tubone ibyo tuzajyana mu nkiko. Twabonye n'amavideo afatika birenze amavideo yo kuri social media, bagashingira kuri rwa rubanza bakatiye Joseph Kabila ko abavoka bavugaga yuko hakingiwe ku mavideo n'amafoto yagaragaye kuri social media ko ibyo bintu bitari authentique. Kuri ibyo bintu bitakizerwa, noneho bagashaka ko babona video nyirizina nyayo ikorewe iri mu gihugu imbere kandi muri kapitale ya Kongo ku buryo batazayihakana. Noneho bakagira ngo babone ibimenyetso bifatika bazabaregesha ku byo kurwanya ubutegetsi. Yego. Reka tugaruke rero mu Rwanda. Ndabona hano hari inkuru nini cyane, mu by'ukuri ni inkuru ivuga ko ngo abofisiye 75 barimo 71 bo mu ngabo z'u Rwanda RDF, babiri b'abapolisi. Vise iyi nkuru biteye bite?
ni amakuru yatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda dutarabutse 75 barimo 71 bo mu ngabo z'u Rwanda RDF, 2 ba polisi y'u Rwanda RMP, 2 mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS, bagize icyiciro cya 25 ejo basoza amasomo ajyanye n'imiyoborere y'ingabo n'izindi nshingano zo mu biro. Yari amaze amezi ibyumweru 22 abera mu icumbi rikuru rya gisirikare rya Nyakinama. Akaba ari amasomo yiswe Junior Commander and Staff Coach, akaba yarabereye nyine mu karere ka Musanze nk'uko RDF abitangaje. Yego. Ibipango no gusoza aya masomo wayobowe n'umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi. Aya masomo rero yahawe ofisiye ubumenyi bw'ingenzi, ubumenyi ngiro n'ubushobozi bukenewe kugira ngo bitware neza n'abayobozi b'ingabo n'abakora mu biro by'ibibazo by'umutekano bikomeje guhinduka nk'uko binagaragara. Nk'uko igisirikare cy'u Rwanda kibitangaza kivuga ko aya masomo azafasha kwagura imyumvire no kongera ubushobozi mu miyoborere n'imicungire y'inzego z'umutekano. Mu izina ry'umukuru rero mu izina ry'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Major General Vincent Nyakarundi, utumiye abasoje amasomo ku ntsinzi ikomeye bagezeho, ababwira ko amasomo bize yabateguye kuba abayobozi bashoboye kandi bagira uruhare mu guhangana n'ibibazo no gushaka ibisubizo by'ibibazo biriho. Ababwira ko bafite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo bishya byagaragara kandi ko bazazana n'imbaraga nshya n'ibitekerezo bishya mu ngabo z'igihugu. Basaba yuko bakomeza gukora mu buryo bwihuse kongera ubushobozi n'ubunyamwuga bikenewe kugira ngo babashe gutsinda umwanzi uwo ari we wese. Major Vincent Nyakarundi rero yasabye nanone abasoje aya masomo ko bakwiye kwitegura kuzahangana n'ibibazo bibategereje, ko bagomba kubaka ingabo n'igihugu ndetse hifuzwa ingabo zubatse mu buryo bwa kinyamwuga kandi bukwiye. Agomba kuvuga yuko bagomba guharanira kubaka igisirikare gishingiye ku kuri, ku kubazwa inshingano no ku kwitangira igihugu nk'uko yabitangaje. Ababwira ko bagomba gutekereza kure kugira ngo babashe kubyaza umusaruro amahirwe ahari no guhangana n'ibibazo by'umutekano bigenda bigaragara hirya no hino ku isi nk'uko yabigaragaje. Adebutsa kandi ko nubwo basoje amasomo bafite inshingano ikomeye yo gukomeza guteza imbere impinduka nziza no gukomeza kurangwa n'indangagaciro zo gukunda igihugu, ubunyangamugayo n'ubwitange muri ibi bihe isi yugarijwe n'ibibazo by'umutekano. Umuyobozi rero mukuru w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama Brigadier General André Nyamvumba yatumye abasoje aya masomo ku murava, imyitwarire myiza n'ubufatanye bagaragaje mu gihe cy'aya masomo cyangamye n'ibyumweru 22. Asaba gukomeza rero umuco wo gukora cyane, kurangwa n'ikinyabupfura n'ubunyamwuga mu nshingano zabo zibategereje, kandi bagakomeza umuhate n'ubwitange bagaragaje mu gihe cy'amasomo. Uyu muhango wo gusoza aya masomo witabiriwe n'abasirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda, abafasha babo, ababyeyi babo, inshuti n'abavandimwe babo. Basoje amasomo nk'uko byakundaga kugaragara kenshi na kenshi, nk'uko abasoje amasomo ababyeyi babo babyitabira, abavandimwe babo ndetse n'abanyamadini n'abayobozi bo mu ntara y'amajyaruguru n'abandi batandukanye mu Rwanda bakunda kubyitabira. Bise Yoweri Kaguta Museveni rero birumvikana dusimbukiye muri Uganda, ni naho ntekereza ko turaza gusoreza muri Nigeria. Uganda, Perezida Museveni yahishuye ukuntu yafashijwe na Muammar Gaddafi kubona imbunda n'amasasu byamugejeje ku butegetsi. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko yari ku rugamba rwamugejeje ku butegetsi Colonel Muammar Gaddafi wayoboraga Libya yashatse kumuha inkunga y'amafaranga ariko akayanga. Ikoranire na Gaddafi rero Museveni yayigarutseho mu ijoro ryo kuwa kane mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu UBC. Ku bintu bitandukanye bijyanye n'imibereho y'igihugu
aho Museveni yavuze ko mu 1981 yahuye na Kadafi amubaza inkunga yifuza kugira ngo azabashe gutsinda urugamba. Amagambo rero Museveni yavuze ko icyo gihe Kadafi yashatse kumuha amafaranga n'ibindi bintu bitandukanye ariko we akabyanga. Akamubwira ko icyo yashaka ari imbunda ndetse n'amasasu. Avuga yuko ko igihe yahuraga na Kadafi kuri 1981 ko yari afite imyaka 35 y'amavuko. Yari mu ishyamba ry'aho bita Ruwero. Kadafi yamubajije niba yamuha ubufasha bw'amafaranga, wamubwira yuko atayakemeye. Aramubwira ati nyakubahwa ntabwo shaka amafaranga, ati naho se impuzangano na batisimba ikeneye. Ati amubwira yuko impuzangano ashaka ntazo ashaka ndetse nta n'imiti akeneye. Aramubwira ati nta miti ashaka, icyo ashaka ni imbunda n'amasasu, mfite ibindi byose nzabyishakira nk'uko Museveni yabivuze. Museveni avuga ko Kadafi rero yatunguwe no kumubona yanga ubwo bufasha ashaka kumuha. Aramubaza ati se nubwo nta na radiyo uzakoresha icengezamatwara, mubwira yuko icengezamatwara ryanjye ari ugutera umwanzi nk'uko Museveni yabivuze. Museveni aravuga ati rero yinjira mu ishyamba mu 1981 nta bikoresho bihambaye bya gisirikare yari afite. Ahubwo yagiye abibona gake gake bitewe n'ibihugu by'amahanga byari bimushyigikiye ndetse n'ibyo yambuye ingabo za leta ku rugamba. Avuga ko no muri Afurika bashyigikiye cyane intambara ya Museveni, harimo umwe mu bari Kadafi wayoboraga Libya. Avuga ko bombi bari bahuriye ku myumvire yo guca abashaka buhake ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko kuko Kadafi yari amaze igihe ashaka ko Libya yagira ijambo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, kugira ngo acengeze gahunda yari afite yo kugira Afurika igihugu kimwe. Byatumye abona Museveni nk'umuntu bakorana byoroshye nk'uko Museveni yabitangaje. Dusoze muri Nigeria, Vincent, naho hari amakuru arimo kuhavuga. Muri Nigeria naho haravugwa amakuru atandukanye yerekeranye n'uburyo perezida w'iki gihugu yasimbuje umugaba mukuru w'ingabo za Nigeria witwa General Christophe Musa, yirukanywe na Bola Tinubu. Atari yuko rero nyuma y'uko havuzwe ku ibihuha bya kudeta bagerageza kuba umuperezida aricyo cyateye kumwirukana. Nuko cyatangajwe rero n'umujyanama wa perezida mu by'itangazamakuru Sunday Diary, avuga ko izi mpinduka zigamije gukomeza gushimangira umutekano n'ikwirakwizwa ry'ubunyamwuga mu ngabo za Nigeria. Perezida Tinubu yahise ashyiraho abayobozi bashya mu nzego z'ingabo, aho yagize Generali Orfem Oriende amusimbuza Generali Musa ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ingabo. Major General W. Shaibu agirwa umuyobozi mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Yadis Marshal Sipe Aneke yagizwe umuyobozi mukuru w'ingabo zo mu kirere. Yego. Admiral Abbas yagizwe umuyobozi mukuru w'ingabo zo mu mazi nazi. Metero Airpu Undiendeye yakomeje kuba umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi bw'ingabo. Perezida Tinubu rero yashimiye abayobozi basimbuwe, ariko anasaba abaca gushyira imbere ubunyangamugayo, ubufatanye n'ubunyamwuga kugira ngo barinde igihugu cyabo n'amahoro y'abaturage nk'uko yabitangaje. Avuga ko izi mpinduka zatangiye gukurikizwa kandi ko zihita zikurikizwa nk'uko yabivuze. Arabati mu gihe leta ya Nigeria ikomeje guhangana n'amakuru avuga ko habaye cyangwa hategurwa kudeta, ati igihugu dufite ituze kandi umutekano urarinzwe. Ati ni nayo mpamvu yafashe gahunda yo guhindura abasirikare batitwaye neza mu gukwirakwiza ibyo bihugu. Yes, reka tugushimire Vice, wakoze cyane. Turaza gusubira mu yandi masaha ari imbere. Urakoze cyane. Bakunze Jeune Official rero nuko amakuru yacu twabateguriye tuyasoje. Mukomeze no muryoherwe n'ibiganiro byacu, ubwo tubaza gusubira mu yandi masaha. Turabakunda cyane. Yari mutangazaji Vincent
ndetse na Fighter rwose twabagezagaho ikiganiro. Komeze munogerwe n'ibiganiro byacu, turabakunda cyane. Ciao.